aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Yari nsanzwe mfite ikibuno kinini nuko nyine umuntu abateye nabi. Nuko abantu batakibona. Ntago babakitaye. Ubundi si muri ipantaro icyo kibuno wakikura. None soje bambara amajipo. Ntago byakunda, ntago birari ibintu byanjye byarananiye. Butches? Ego amana. Tuzakorana ikiganiro yambaye ndebe ko byakunaniye. Iyi karitsiye utuyemo rero ugiye kuyinyeganyeza bucece. Akateretswe n'Imana uwo azengereje abaturage. Ngiye shaka umugabo wanjye n'umugabo umwe mfite tubyaranye inshuro 8. Kigali imbora ibirandyohanye nta soko ngira nzabagurisha. Nukuvuga ngo ngiye kuvuga guki icyo gitendo nuko nahuye n'icyo kibazo ngiye umuganje akabafunze. Turababaye abagore bigize babi bararara amajoro ari abafite abagabo ari abadafite abagabo. Sina wangegera gahura n'amaci ngiye kubabwira mudugudu tudacijegera mu rugo mudugudu ntabwo twaba turabana. Akanyanga mu mutaranda kakuroga. Wai ntabwo wari ushatse kwigereza wambeza amavi wawe niyo wasandiki ngende isaso ry'umukecuru. Nzovu uziko ziriya nzoga ziguhindura ikiremba. Bazirana gukona. Muzi nyine ati ibyo bintu atarabijyamo. Yego. Urumva turabana. Rero sinumva yuko ubuzima twabanyemo bwose bubi n'ubwiza yagera ahantu heza akashaka abandi bakobwa. Cyangwa nzova mujyane Sodoma. Kandi ikintu muzi nzi ko akunda inzoga gusa. Akunda inzoga, ibintu by'abagore ntabwo bimuzi. Kazane kabi. Kuri Mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe. Guys, ko dufite gahunda yo kuzuza miliyoni y'abasubscribers mu gihe cy'icyumweru. Muri kuneza twaduca reka twikomereze gutya. Mfite igikundiro mpuzamahanga mpuzamakungu guca cyene wabo cyanda kuzi kana ka mama kana ka data muri Repubulika y'u Rwanda bizamuke tubyagure muri East African Community tubyagure muri Afrika no ku rwego rw'isi. Abakandida batujuje ibisabwa naba bakurikira: Barafinda Sekikubo Fred. Umva ndi Kanombezi Kanyarenze. Tegutaka susuguro nika kibi bitu mitanyina nika. Ewe ay arorororororo. Zakinisha umwana uturuka icyose. Zazanye umujerekani zirava nangijimoka nigufa muka. Ibitutsi none nta nubwo bigituka. Wumva bituka icyo biti kiremwa muntu. Biteye ubwoba, biteye isoni. Bageze naho batuka ababyeyi b'umuntu. Sinzi hariho indirimbo ureba umuntu ngo yahanze witwa ngo n'umuhanzi ukibaza nk'uyu nguyu yayihanze yanyoye ibiki. Ingoma nje nsora ni ingoma nakunze kumbwira ngo nunkunda cyangwa urankunda ibyo nago bindeba. Ukuru umuntu muri kubera ukabuhindura. Je niba nagwaye ingoma niyo mfite ntabwo negeka icyo nsora. N'umuhanzi hari igihe wibaza ati yari yanyoye ibiki uyu muntu ajya guhanga ibi bintu. Winda kumva n'umuhanzi. Uwo muntu wasaga abanye urumozi. Shaila. Rero rihanangiriza abo bantu bose bari bwiyumve muri ibi mvuze. Hari bahanga ibishegu bogeza ibikorwa by'ubwomanzi n'urukozasoni n'ubusambanyi. Yes, ndasambana for real. Ndagufutije mu gitabo cy'ubugingo n'ikaramu igufuse
ndayifunze noneho haje n'abahanga batuka abantu noneho ukumva baratuka icyo bita umubyeyi uwo ari we wese umuntu wese ukumva yatutswe RIB irabihanangiriza irabaha ubutumwa bwo kugira ngo babivemo nibyo kabisa mu rugo ushinzwe n'ibyawe n'abantu baho kukiriya mbwa utayikingira kandi nabwiye uyu nguyu nawe uzinduka ku mwaka nabyuse mbaye koropa arabyuka ndavuga ngo yewe gica ari bambuye kare sinzi cyari cyabaye umuntu azabyuka sayi yabyukaga mu gitondo wayi wari wakunguye yari yakunguye n'ubundi yabyutse saa 12 imwe yabyutse saa 4 nasanga kera nayifunze yabyutse kare yabyutse kandi wari wakunguye ariko umuntu umugabo nimwe yarakuramete ishaka kuba mu notakiko uri kumubwira ariko yabize kandi si umusore reba umuntu utunze mu rugo nawe uzuga buri kintu kingana gusa wese bagutunze n'iki yose ntabwo mbere uzure shaka ndagisura mutwereke tibuti wazakiruka cyaraji gutuna cyakoze no rwandiko kikamugurira imiti ushireho uramera neza ariko ubwo bw'ingwa nyine tugiye kureka umuntu bigenda nje mu burenganzira akaboko nigakira nyice uyice yongere kurya ugeze imana tugende kujye gushaka ikintu Yeso ukari na amahoro se kundi kare mu manga sinzi na amahoro se amahoro yahe buriya yamuga bafite yamuriye ngari yindi imbwa yamuriye cyaya yayiriye imbwa yariye mavide imbwa yariye mavide wese arashira se uya yamuriye hano se yamuriye yamuru okay yamwaye navuze se karakantu katanapima n'ibiri jana kariye mavide arashira irakaze ntabwo buyibonye hanze nayibonye kinwaye ndisi bayifunze ntabwo menye ariyo mpamvu mwese muyifunga ubundi ndazaga ngasanga iri hanze yamuriye umwana ameze nabi Mwana se buriya akakunda kwiyenza buriya ntiyayiyenjejeho ibyo namubwiye si mwimana nyigiye buriya oya ntagiye ahora nabwira ngo tuyi abakonteresigisi babashinyaguza bamwe bati ni ugukubita inda imbeba igasohoka abandi batireka wumva bashinyaguza abandi noneho bati ni ukoherezamo injangwe igafata ya mbeba abandi batireka bati ni ukumuhasuma iyo panya bikaragira noneho igafata ya mbeba ikamupfira mu abandi batireka bati ahubwo ni ukumujyana kwa muganga bakamukorera sezeriyeri biri harimo umwe wigize umukobwa kandi ari umugabo aryamana nabo bahuje igitsina akaba ari umugabo ari kuryamana nabo bahuje igitsina numvisemo n'undi wigize umugabo kandi ari umugore nawe uryamana nabo bahuje igitsina urumva yego abo bantu ko bari kumwe ari babiri ni gute batarengerana kuko amakuru arahari yuko hari abahungu bamwe na bamwe rwose bazengerejwe i Kigali n'uwo muntu ngo yirirwa basaba ngo bababwira ngo bafite iminwa myiza kandi nawe ni umugabo ariko iyo ari kuri kamera muhita mubibona ko ari umugore naho undi we yirirwa yitwaje inkoresho z'abagabo mu mifuka y'amapantaro aba yambaye yarangiza akavuga ngo afasha abana ariko yica abandi bana afasha abana ariko hari abandi bana yica DJ Brian sindi umutinganyisha aramuherekeza akabona aho baganirira ya mafuti yabo agatangira kumukora ku ibere iyo amukoze ku ibere agatangira kumanura agakora iyo amaze gukora